Reka dutangire inkuru yacu hano muri aka gacyaro. Aka gacyaro rero dusangamo abana b'abakobwa babiri bari inshuti cyane. Abana bitwaga Sara ndetse na Sandra. Aba bana b'abakobwa ari babiri byari bigoye kubatandukanya, ndetse bamwe na bamwe bajyaga bavuga yuko bashobora kuba bavukana. Aba bana bari barakuranye, barize ku kigo kimwe ndetse na university bari barize hamwe. Urukundo bari bafitanye rwa rukundo rudasanzwe. Nuko nyuma y'umwaka umwe bamaze kugraduatinga, ubwo bari bamaze kugerageza gushakisha akazi aho bari mu mujyi byanze, bahitamo kwigarukira mu rugo mu cyaro aho bari bavukiye. Sandra ku ruhande rwe yumvaga atabyumvisha, ndetse yumvaga afite agahinda kenshi cyane uburyo adafite akazi, uburyo arangije amashuri akaba atari kubona akazi. Akabwira mugenzi we Sara ati, Sara, ndumva naniwe cyane, ubuzima bwose bubi twabaye mu kwishuri, none tugarutse hano muri iki cyaro niho tugiye gupfira. Uyu mwana w'umukobwa rero yahoraga abwira mugenzi we ati, Sara, ntago twagombye kubaho gutya. Ariko uyu mugenzi we Sara yahoraga amubwira ati, ugomba kwihangana, buri kimwe cyose gisaba kwihangana. Akamubwira ati, humura, igihe cy'Imana kirahari kandi kizaza. Ariko Sandra ntago yabashaga kwihangana, ntago yumvaga yategereza. Nuko rero umunsi umwe uyu mwana w'umukobwa Sandra yaje kubura muri iki cyaro, ava ahangaha aragenda. Nta muntu n'umwe yigize umenya aho yerekeje, ndetse na mushuti we Sara ntago yarazi aho yerekeje. Nuko nyuma y'amezi atari makeya, Sara ahangaha yararimo akubura mu rugo iwabo. Agiye abona mugenzi we atungutse aho ngaho. Uyu mukobwa Sandra ubwo yagaragaraga aho ngaho ntago yari Sandra wa wundi yarazi. Sandra yaratwite, afite inda nini cyane. Sandra yasura ye nziza yarafite yari yarahindutse umukara, imisatsi yarapfutaguritse. Sandra, wabaga hehe? Byakugiriye bite? Sara yahise afata mugenzi we arangije amwerekeza mu nzu. Nuko Sandra n'ijwi riri hasi arambwira ati, mbabarire cyane. Uyu mwana w'umukobwa Sandra yarari kurira. Nuko mugenzi we rero Sara yamuhaye umwanya araruhuka, arambwira ati, banza uruhuke turaza kuvugana nyuma. Ariko umunsi wakurikiyeho mu gitondo Sandra yaje gutaka cyane. Sara yaje yirukanka aje kureba ikibaye, ariko ahangaha Sandra yaragejeje igihe cyo kwibaruka. Sara yahise ava aho ngaho ajya kureba umukecuru mukuru babanaga aho ngaho. Ubwo yakomangaga umukecuru yamazaga ati, ninde uri kundisturbinga, ninde muntu uri kumbyutsa aya masaha? Nuko umwana aramubwira ati, ndakwinginze, mugenzi wanjye agiye kubyara, dukeneye ubufasha bwawe. Nuko uyu mukecuru rero yikije umutima, arangije yinjira mu nzu, afata ibikoresho bitandukanye, arasohoka, barajyana berekeza aho uyu mukobwa Sandra yararyamye. Ariko ubwo bageraga aho ngaho, Sandra yari yamaze kwibaruka abana babiri, umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa. Sandra aho yararyamye ahangaha yari amerewe nabi, ndetse afite ububabare bwinshi cyane. Nuko yitegereza wa mugenzi we Sara, aramubwira ati, Sara, ndimo ndapfa, ndimo ndabyumva ko ndi gupfa. Sara yatangiye kurira, atangiye kumubwira ati, no, ntago wabinkora, ntago ushobora gupfa. Nuko arangije amufata ukuboko, aramubwira ati, ndakwinginze, abana banjye uzabiteho nk'uko wahoze ubinkorera. Nuko Sandra arangije akorora amaraso, aramubwira ati, ndakwinginze mushiki wanjye, niwe muntu wenyine nizera, ndakwinginze sezeranya yuko uzita ku bana banjye. Sara ahangaha yaramwemereye. Sandra yaramwenyuye, amaze kumwenyura afunga amaso ahita ava mu mubiri. Sara yitegereje abana uko ari babiri. Umwana w'umukobwa atangira kurira. Nuko wa mukecuru rero yamufashije guhanagura abana, arangije ava ngo arigendera. Nuko umunsi wo guherekeza uyu mwana w'umukobwa, ahangaha n'ababyeyi be bari bahari, ndetse n'uyu mugenzi we yarahari ateruye
akana kamwe muri twa tundi uyu mwana w'umukobwa ari wapfuye yari yibarutse. Papa we akimubona mu ijwi rye araterura ati dore burya isazi yibonekeza ikurikira umubiri ku irimbi, reba mugenzi wawe Sandra uburyo birangiye. Ibi ngibi yararimo avuga aya magambo ayavugira ku murambo w'umukobwa we. Nuko uyu mwana w'umukobwa Sara aramubwira ati nyakubahwa, ndakeka yuko iki ngiki atacyo gihe. Aramubwira ati nyakubahwa, uyu mwana wawe nibyo yakoze amakosa, ariko aba bana nteruye, aba bana ubona n'abuzukuru bawe. Nuko mama we nawe yari aho ngaho hafi, mama wa Sandra nawe aragira ati ndahiriye imbere y'Imana, uyu mukobwa twamwihakanye ubwo twumvaga yuko yatwise inda y'indaro. Yaba ati nta buryo na bumwe dushobora kwemera ibyo binyindaro, nta nubwo dushobora kubita abuzukuru. Umukecuru aramubwira ati twaje hano kugira ngo tumushyingure, abantu batavuga yuko twanze kuza gukingura umukobwa wacu. Nuko uyu mukecuru abwira uyu mwana w'umukobwa Sara ati nimba ushaka kwadobutinga abo bana, bafate ubajyane badobutinge. Yatangiye kwibaza muri we ati se fiance wanjye naramuka yanze kwemera yuko aba bana nabarera bizagenda gute? Yatangiye kwibaza muri we ati nk'uko abandi nabo bari kubatererana, abandi bari kumva yuko ari imyendaro badakwiriye gufashwa, ese fiance wanjye nawe niyumva cyangwa se nakurikira intekerezo zabo akabanga, nzabigenza gute? Nzabashyira hehe? Nuko uyu mwana w'umukobwa Sara ubwo yarabwiye fiance we ibyerekeranye n'aba bana, fiance we yaramwemereye, arambwira ati aba bana tugiye kubitaho, nzagufasha uko bishoboka bwose, ariko aba bana bakure. Ibi ngibi byashimishije uyu mwana w'umukobwa Sara. Byari birangiye fiance we yemeye yuko aba bana bagiye gufatanya bakabafasha bakabarera. Aba bana rero uko ari babiri, umwe yamwise Travis, undi amwita Tracy. Ibyumweru byagiye bihindukamo amezi agenda ahinduka mu myaka, ariko ibintu byagiye noneho bihinduka bibi kurushaho. Umunsi umwe fiance w'uyu mwana w'umukobwa Sara yaramuhamagara amubwira ati ndashaka kutuvugana. Aramureba aramwitegeza amubwira ati Sara, ntabwo jewe numva ko nakora ibi bintu. Abantu hanze hanga bari kuvuga amagambo menshi cyane, bari kuvuga ngo n'umugabo w'umunyantege nkeya. Aba bana ndumva wabashyira nyirakuru cyangwa se ukabajyana mu kigo cy'imfubyi. Sara acyumva aya magambo amaraso yatangiye gukonja. Ntabwo nakora ibyo bintu, aba bana n'abana banjye. Ikindi kandi ni ukubera iki uri kwita ku magambo y'abantu? Ibyo turi gukora ni ibintu nyabyo kandi ni ibintu bikwiriye gukorwa. Sara, ni njye ufata imyanzuro hano muri uru rugo. Nuko umusore aramubwira ati hari ibintu bibiri, aba bana urabasohora cyangwa se usohokane nabo umvire mu rugo. Acyumva aya magambo Sara yumvise atunguwe, ntago yizeraga yuko uyu musore yavuga amagambo nk'aya ngaya. Sara aramubaza ati ese urashaka kongera aya masaha? Umugabo yinjiye mu nzu, arangije afata igikapu ashyiramo imyenda y'uyu mwana w'umukobwa akijugunya hanze. Umusore aramubwira ati nakohereje ku ishuri, ako nta nubwo ushobora kumpitamo, uri guhitamo ibyo binyendaro. Aya magambo yamubwiye ahita afunga urugi. Nuko Sara aguma hanze n'abana babiri. Sara ahangaha rero yahise afata inzira, ateruye akana kamwe akandi agahetse mu mugongo. Ahangaha rero yatangiye urugendo, ntabwo yari azi mu by'ukuri hari kugana. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa option yari afite yonyine yari yo kuva ngaho akerekeza mu mujyi. Ahangaha yizeraga ko byibuze yashoboraga kuba yagera mu mujyi agashakisha abashuti ba Sandra, akaba yabasha kumenya ese ninde papa w'aba bana. Ubwo rero Sara yavuye ahangaha yerekeza mu mujyi. Ubwo rero yarageze hano mu mujyi, bwari bwije ndetse n'imvura iri kugwa. Nuko yaje rero kwinjira mu kizu ahangaha kitabagamo abantu. Ahantu yari yinjiye hari hakonje, ariko byibuze hari ahantu yashobora kuba yakwikinga iri joro. Nuko rero yafashe udutambaro tubiri aturambura hasi aryamisha abo babana. Nuko aba bana uko ari babiri bamaze gusinzira, uyu mwana w'umukobwa yarabegereye
arabitegereza. Nubwo ahangaha rero atarafite ibyo kurya yabaha, ariko byibuze yarabitegereje uko bari basinziriye, arasmilinga. Yatangiye gutekereza ibihe yagiranye na mushuti we wari waritabye Imana Sandra, igihe babaga bari kuganira ari nimugoroba bicaranye mu rugo. Nuko hashize akanya gato rero telefone yarasonye. Uyu Sharon yari umwe mu nshuti za mukobwa witabye Imana Sandra. Nuko igitondo rero cyakurikiyeho kakana Tracy katangiye kurira kubera inzara. Sara rero yafashe akakana Tracy arangije agaterura. Nuko akana karaceceka. Nuko rero yateruye akakana afata na kakandi aragaheka, ava aho ngaho muri icyo kizu yari yarayemo ajya gushakisha ibyo kurya. Ahangaha hafi y'aho bari baraye hari isoko. Sara mu by'ukuri yashakaga ikintu ashobora kuba yaha zino mpanga. Yari afite udukonzi dukeya. Nuko arangije abagurira utwo kurya. Sara rero yavuye aho ngaho yerekeza ku nzu y'aho mukobwa wari wohereje message wa mukobwa Sharon. Uyu mukobwa abagaho neza ndetse aba mu nzu nziza. Nuko Sharon akibona twatwana ari tubiri byasaga nkaho abatugiriye impuhwe. Arangije amubwira ati Sara, urabizi aba bana ubona uko ari babiri, aba bana ni imigisha kuri wowe. Aramubwira ati ufite aba bana ntabwo ushobora kuba umukene. Sara yumvise atunguwe, ntabwo yumvaga ibyo mugenzi we ashatse kumubwira. Ushatse kuvuga iki? Sharon yarasetse. Reba, nzi umuntu ushobora kugurira aba bana kubw'amahirwe yawe, ufite none abana babiri. Ahangaha ari buguhe amamiliyoni y'amadolari. Sara yarasetsemo, arangije arahaguruka gakeya, arangije arisohokera muri ya nzu nziza. Aramubwira ati ndakeka ahantu ndi atariho hantu nakagombye kuba ndi. Yatangiye rero kuva aho ngaho. Nuko uyu mukobwa aramubwira ati Sara, ntabwo wagombye kuba igicucu. Abo bana uteruye bazangiza ubuzima bwawe. Wakagombye kubagurisha ukibonera amafaranga ukubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Sara yahise yirengagiza amagambo y'uyu mukobwa. Nuko rero nimugoroba nko mu masaa 6, Sara yaje kwerekeza muri rya soko. Travis yari ari kurira cyane, yari afite inzara ndetse yari afite ubushyuhe bwinshi cyane kubera izuba. Nuko rero yitegereje aho ngaho hafi y'ahantu barimo bacuruza amatelefone. Nuko arangije arahegera, arangije abwira umusore wari uri aho ngaho ati ndakwinginze se wagura telefone yanjye, nkeneye amafaranga kugira ngo ngaburire abana banjye. Sara akibwira aya magambo uyu musore yahise yumva amutacinze. Nuko arangije afata telefone. Nuko uyu musore aramubwira ati iyi telefone yawe iraciriritse, ariko kubera abo bana hari icyo ngiye kuguha. Ibi ngibi yabivuze akuramo amafaranga, arangije aramuhereza. Urakoze cyane. Ko yahise afata aya mafaranga agura amazi, agura amata ndetse agura na diapers. Nuko amaze guhanagura aba bana ndetse amaze kubaha ibyo kurya, amaze kubashyira ku buriri, tegereje amafaranga yarasigaranye amanayira 2,000 byonyine. Aya mafaranga 2,000 byibuze uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba yatangiramo akabizinesi gatoya. Nuko igitondo cyakurikiyeho Sara yarabyutse kare cyane, arangije aterura Travis ndetse Tracy nawe aramuheka yerekeza mu isoko. Nuko aragiye muri ya mafaranga yari afite, arangura inyanya azishyira ku gitebo, atangira kuzenguruka aho ngaho acuruza. Yagendaga atambuka aho ngaho ahamagara abakiriya. Abana rero ubwo yabaga ari kuzenguruka aho ngaho, kuko bari abana ntago babashaga kumva situation yarimo, rimwe na rimwe barariraga, bigatuma yicara kugira ngo abanze abahose. Ibyo bigatuma akazi kangirika. Ariko uyu mwana w'umukobwa yari afite kwihangana gukomeye cyane ndetse yari afite determination. Aba bana yarakomeje arabaheka, struggle zose yacagamo aba bana ntabwo giza binubira. Nuko hashize amezi 3 umugore ucuruza inyanya ahetse abana babiri. Uyu mugore yaje kuba popular, yaje kumenyekana ngaho mu isoko. Abagore batangiye kumuvuga cyane, igihe cyose yabaga atambutse aho ngaho baramuvugaga. Kuri bo bumvaga ari umukobwa
witesheje agaciro. Aba bagore baravugaga bati iri ni isomo ku bakobwa bafite imyaka nk'iye, ndetse n'isomo kuri we. Turizera yuko atazongera gufungurira amaguru umugabo wari we wese. Nuko rero umugoroba umwe ubwo uyu mukobwa Sara yari gucuruza inyanya mu isoko nk'uko bisanzwe, ahangaha hariho izuba ryinshi cyane, yaje kubona umwana w'umusore ari guserera n'umusaza ukuze mu kuntu. Abana ahangaha bari bazengurutse bari kureba ikijya mbere. Umusore akagira ati wa musaza mpa amafaranga yanjye, niba udafite amafaranga yo kwishyura ubutaha ntugake serivisi. Uyu musore yari yamutwaye ari umutaximan. Nuko uyu musore yaje kurakara, arangije afata uyu musaza yabati umusore muto mbabarira, amafaranga igihe nasohokaga muri bisi bashobora kuba bayanyibye. Yabati ariko ngiye guhamagara umuhungu wanjye kwishyura. Ahangaha uyu musaza yamubwiye amagambo ari kumwinginga ndetse amusaba imbabazi, ariko uyu musore w'umutaximan yagize uburakari bwinshi cyane, arangije apushinga uyu musaza. Nuko umusaza yikubita hasi. Sara akibibona yahise aza yirukanka, afata wa musaza aramuhagurutsa, dore ko yaranahetse aba bana uko ari babiri. Musore muto, uyu musaza ni umusaza mukuru, ni umusaza ungana na papa wawe, wakagombye kumwubaha. Nuko umusore n'uburakari bwinshi cyane ati wa mukobwa we nta muntu waguhamagaye ahangaha. Nuko Sara arangije arabaza uyu musore ati ese nta mafaranga angahe agomba kwishyura? Undi aramubwira ati na manayira 500. Sara arangije areba mu gafuka ke akuramo amafaranga ya nyuma yari afite. Nuko uyu musore arangije ahita yamushikuza, noneho ahita akubita cya gitebo cya kirimo inyanya umugeri, inyanya zose zimeneka hasi. Sara yahise yirukanka ajya gutoragura inyanya. Umusaza nawe yahise apfukama aho ngaho atangira kumufasha. Umusaza aramubwira ati mbabarire. Aya magambo yamubwiye ari kumufasha, baratoragura za nyanya. Nuko uyu mwana w'umukobwa Sara abaza uyu musaza ati se amakuru yawe, ese uba hano hafi? Nuko uyu musaza rero yaje gufata uyu mwana w'umukobwa amujyana aho yabaga, akaba yarabaga mu kaparitema kari karaho hafi y'iryo soko. Nuko umusaza aramubwira ati umukobwa muto wakoze cyane, uri umukobwa munyamutima. Nuko umwana w'umukobwa aramubwira ati nakoze ibyo nagomba gukora. Nuko ba bana babiri yarahetse Tracy ndetse na Travis bahise batangira kurira. Uyu mwana w'umukobwa aramubwira ati nyakubahwa ngomba kugenda nkavangaha ariko wiyiteho. Nuko uyu musaza aramubwira ati oya urite kugenda, icara gatoya hari ikintu nshaka kuguha. Sara yashatse kwanga, ariko nyuma yaje kwicara. Ubwo Sara yari amaze kugaburira aba bana, imvura hanze yari yatangiye kugwa. Nuko wa musaza Papa Joe yaje kubona yuko uyu mukobwa afite ubwoba, yari yakomeje kwitegereza hanze. Nuko umusaza aramwitegereza amazi ati se hari ikibazo waba ufite? Sara arangije arasekamo. Nuko aramubwira ati mfite ubwoba, ahantu ndi kurara hashobora kuba ngo hinjiyemo amazi. Nuko uyu musaza arangije araseka. Umusaza aramubwira ati ni byiza rero ko waguma ahangaha kuko abana bashobora kurwara. Nuko uyu mukobwa yumvise muri we yishimye, yari amaze igihe kinini cyane aba muri cya kizu babagamo. Ahangaha babaga ahantu hari exposed, hari umuyaga mwinshi cyane, hari ubukonje, hari imibu ndetse n'abana batoya. Byari byoroshye kuba aba bana bashobora kuba barwara. Nuko umusaza aramubwira ati ubishatse waza ukabana nanjye nta kibazo Sara, rimwe na rimwe mba numva ndi jyenyine, ariko uramutse uje tukabana byashimisha wowe ndetse n'abana bawe, mushobora kumererwa neza ahangaha. Nuko Sara aramubaza ati none se umuhungu wawe, ese tugumye ahangaha ntabwo byabangamira umuhungu wawe? Nuko umusaza aramubwira ati ntugire ikibazo cy'umuhungu wanjye. Nuko Sara aramubwira turakoze cyane Papa Joe. Sara yarasetse cyane, wa musaza Papa Joe nawe yarasetse. Nuko umusaza aramubwira ati nta kintu kirenze wagombye kunshimira. Sara yari yatangiye kubaho ngaho muri ya apartment wa musaza yabagamo. Nuko Papa Joe yaje guhinduka
sekuru w'aba bana b'impanga ko ari babiri. Nuko rero uyu musaza yaje guha kapitali cyangwa se igishoro uyu mwana w'umukobwa Sara kugira ngo atangire aka business gatoya mu rya soko. Nuko igihe rero cyari hose cyane, Tracy ndetse na Travis barakuze batangira no kujya kwiga. Abangabo ko ari babiri bakundaga mama wabo cyane ndetse nabo barakundanaga. Sara yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo aba bana uko ari babiri bumve bamerewe neza. Nuko muri ka business yakoraga gatoya yabohereje Lagos kugira ngo bajye kwiga. Aba bana barubahaga cyane bagafasha Sara. Abangabo ko ari babiri barabaririmbyi beza cyane. Ahanga rero hamwe wa mukobwa Sara yacururizaga mu isoko, babana barazaga bagatangira kuririmba bakaririmbira abakiriya. Abantu rero byatumye batangira gushimira cyane Sara kubera aba bana be, ndetse bakamubwira bati uri umunyamugisha kuba ufite bari abana. Sara rero ahangaha yahoraga yisekera, ndetse igihe cyose yarebaga impangaze yatangiye kumva yuko isezerano yasezeranyije Sandra agomba kurikomeza. Nuko umugoroba umwe ubwo Sara n'izi mpangaze bari bagiye kuvanga bagiye kurya hanze, bagiye kubona babona imodoka y'umukara ihenze cyane ihagaze aho ngaho imbere ya apartment babagamo. Aha mwibutse ko babaga muri ya apartment ya musaza Papa Joe. Nuko umugore arangiza asohoka mu iyo modoka. Nuko Tracy akibona iyo modoka, akibona uwo mugore, arangije babaza mama ati se mama twari dufite umushyitsi? Nuko mama aramubwira ati oya nta mushyitsi dufite. Nuko wa mugore yaraje arabegera. Nuko arangije arababwira ati umunsi mwiza kuri mwese, ese waba uri Miss Sara mama wa Tracy ndetse na Travis? Uyu mukobwa ari kubaza. Nuko Sara aramubwira ati yego, ese niki nagufasha? Nuko umukobwa aramubwira ati nitwa Brenda. Aramubwira ati njyewe ndi manager w'imiziki ariko nkorera US. Ibyo ngori bibiri bishize hari umuntu wapostinze video y'abana bawe kuri internet bari kuririmba. Nabonye bari abana bafite impano ikomeye cyane, rero nayo mfite igitekerezo cy'uko nshobora kubafasha bakagera ku nzozi zabo. Nuko uyu mukobwa Brenda arangije abereka iyo video. Nuko babana bakibona ya video bahise batungurwa. Ahangaha yari Tracy ndetse na Travis. Iyi video bari babashutinze bari kuririmba ahandi aho mama wabo yakoreraga. Yari yabashije kubona views miliyoni 5. Nuko Tracy yahise asimbuka ahobera musaza we. Wa mukobwa arangije aba service card ye, arabwira ati iyi ni nimero yanjye, igihe muzamwumva mwiteguye muzampamagare. Arabwira ati iyi ni opportunity ikomeye cyane. Brenda yahise avuga amagambo yinjira mu modoka aragenda. Nuko Sara hangaha yagumanye ya karita. Travis ndetse na Tracy bari bagihoberana bishimye. Nuko muri iryo joro Sara yaje kwicara aho ngaho muri salo afite ya karita mu ntoki, ntabwo yabashije gusinzira. Nuko Papa Joe yaraje aramwegera, aramubaza ati sora cyatekereza kubyerekeye n'abana? Ahangaha amagambo yamubajije azamwicara iruhande. Sara aramubwira ati ndabizi yuko izo ari inzozi zabo, ndetse numva nanjye nakwishimira kubona barimo batera imbere, ariko mfite ubwoba. Abana banjye bagiye kujya kure yanjye, bagiye kujyaho ntabasha kubabona, ntabasha kubitaho. Aba bana banjye bacyari batoya. Nuko Papa Joe arangije abufata ibiganza aramusekeramo gakeya. Nuko aramubwira ati ugira ubwoba cyane. Aramubwira ati bashobora kuba bakiri batoya ariko bari abana bazi icyo ari cyo. Aramubwira ati nuramuka wabujije zino opportunity wabonye bizatuma hazaza habo hasubira inyuma. Aramubwira ati nizere yuko utari kubitekereza. Nuko Sara aramubwira ati ndabizi papa. Aramubwira ati ariko ngiye nifuza yuko ntaba kure yabo. Aya magambo yabuze amarira ahita amanuka ku matama ye. Tracy ndetse na Travis bari barahungaho inyuma y'urugi bumva buri kimwe cyose bari kuganira. Bahise bava aho ngaho baraza bahobera mama wabo, nabo batangira kurira. Nuko baramubwira bati mama nimba bizakubabaza ntabwo tuzagenda. Aya magambo ni Travis wayavuze. Aramubwira ati bana banjye ntabwo nshobora kubabuza gukurikira inzozi zanyu, ahubwo nimunsezeranye yuko muzihitaho. Nuko abana bamubwira ati yego. Sara arangije arabahobera nanone
bose batangira kurira amarira menshi. Nuko hashize icyumweru kimwe Sara yafatiye udufaranga twose yari yarabitse kugira ngo ategure urugendo rwabo. Brenda yaje kugaruka aho ngaho mu minsi mike, arangije afata babana uko ari babiri abayerekeza kuri airport. Sara yasigaye aho ngaho yitegereza uburyo iyi modoka ivuye aho ngaho ijyanye abana be. Nuko rero amezi yaje gutambuka, Sara yari yaracembye kuba yakwadoptinga bari abana. Nubwo yavuganaga nabo buri gihe kuri telefone, ntago yumvaga anezerewe, ntago yumvaga yizeye neza ko barinzwe. Nuko hashize amezi 6 ntago noneho yarakibasha kuvugana nabo. Yahamagaraga inshuro nyinshi cyane, ariko ntago nimero yabo yacagamo. Sara, wakagombye kwibagirwa aba bana ntago bazongera kugaruka. Ni ibisanzwe rimwe na rimwe abana bakunda guhinduka mu buryo. Ahangaha n'umugore umwe wari umubwira amagambo. Sara aramubaza ati se iyo uvuze ngo abana nk'abariya ushatse kuvuga ngo iki? Nuko umugore arangije araseka. Umugore aramubwira turabizi neza, bari abana ntago ari abana bawe, ntago ari abana wibyariye. Aramubwira ati umuhungu wa mushiti wanjye yababonye kuri televiziyo muri Amerika, bambaye neza cyane ndetse barasa neza, ndetse n'uburyo bavugamo byarahindutse. Ubu nimba baratangiye gukora amadolari, ese ni ukubera iki batashoboye byibuze kuguhereza n'udufaranga dukeya? Sara ahangaye yirengagije amagambo, arakomeza arikorera ibyo yari ari gukora. Nuko Sara aramubwira ati ndakwinginze mind your business. Uwo mugore yarongera araseka. Nuko umugore aramubwira ati ndabizi neza, ndeka nkureke, ariko icyo nagira ngo ngiremo inama nuko wakwikura mu bari abana, naho ubundi uzasara. Wowe wakagombye gutekereza uburyo wabaye ikigoryi ukita ku bana batari abawe, none dore baragutaye. Nuko ubwo rero iminsi yagiye itambuka, Sara yakomeje kugira ubwoba bwinshi cyane. Rimwe na rimwe ndetse yahamagaraga wa mugore wabajyanye Brenda, ariko ntabwo yamwitabaga. Wa musaza Papa Joe wahoraga muhumuriza wabaga muri hafi. Ahangaha yarari mu bitaro, yararwaye amerewe nabi. Nuko igitondo kimwe ubwo Sara yari yagiye ku bitaro ajyanye ibyo kurya bya musaza, akihagera bamubwiye yuko Papa Joe yamaze kwitaba Imana, ndetse bamubwira yuko uyu musaza umubiri we umuhungu we yamaze kujyana. Uyu mukobwa yagerageje kwaka information z'uwo muhungu, agerageza kubaza se uyu musaza baba bari bumushyingure hehe, ariko nta muntu n'umwe wamuhaye information. Nuko igitondo kimwe ubwo Sara yararyamye muri salo, yaraguye agacuho. Nyuma yo kwirirwa arira umunsi wose, yagiye kumva yumva umuntu arakomanze. Sara rero yahise ahaguruka aho ngaho muri salo aho yararyamye, yerekeza ku muryango. Yagiye afite akanyamuneza, akeka ko wenda yasanga ari abana be baje kumureba. Ariko agikingura yabonye umugabo, umusore munini cyane. Uyu musore akimubona kimukubita amaso, yahise amubwira ati ntabwo nari nzi yuko papa wanjye yari afite umuntu wabana nawe. Nuko umusore mu masegonda 40 yahise yinjira mu nzu, ariko akitegereza uyu mwana w'umukobwa Sara mu buryo budasanzwe. Ibi byatumye Sara atangira kugira ubwoba. Ahangaha rero Sara yatangiye kubona yuko uyu musore ashobora kuba ari George, umuhungu wa musaza we witabye Imana. Sara yahise amuha karibu, aramubwira ati nyakubahwa urakaza neza. Nuko Sara arangije atunganya sofa, amwereka aho yicara. Nuko aramubaza ati se nakwakiriza iki? Nuko umusore aramubwira ati ntacyo ushobora kumpa amazi. Nuko Sara yahise ava ngaho ajya mu gikoni, ajya kuzana ikirahure cy'amazi. Nuko mu gihe yari yinjiye mu gikoni, umusore yahise aza nawe amusanga mu gikoni. Arangije asa nk'uwegama hafi aho ngaho hafi y'urugi, atangira kumwitegereza. Nuko Sara agihindukira yahise amubona mu muryango, habuze gato kugira ngo cya kirahure giti kimucika gikubite hasi. Nuko uyu musore aramwitegereza, aramubwira turabizi ikintu cyari kinzanye aha uyu munsi kwari gutegura inonzo kugira ngo nyigurishe kuva papa wanjye yamaze kwitaba Imana. Umukobwa aramubwira ati oya, ntabwo ibi bintu wabikora, ahangaha ni homba, n'ahandi hantu mfite ho kujya. Umukobwa yatangiye kugira ubwoba bwinshi. Nuko umusore aramubwira ati ariko jyewe hari uburyo mbona bishobora gukemuka. Ibi ngibi yabivuze ari guseka. Arangije atera intambwe aramwegera. Nuko uyu musore George yatangiye kumufata ku musatsi.
Sara arangije asubira inyuma. Ntago Sara mu by'ukuri yarimo akunda uburyo umugabo arimo amureba, nuko uyu musore atangiye kumubwira ati umukobwa mwiza cyane Sara. Umusore aramubwira ati ndashaka kugerageza. Umukobwa aramubwira ati ntago ibyo bintu bishoboka. Nuko muri ako kanya George yatangiye kurakara, nuko arangije aramubwira ati se ni gute ushobora kuba igicucu bigeze aho ngaho, wafunguriye amaguru umusaza ungana kuriya, none urimo uranga kuryamana nanjye? Nuko aramusubiza ati papa wawe ntabwo nigeze ndyamana nawe wa mugabo we. George arangiza araseka aravuga ati wivuga ubwo bucucu. Aravuga ati papa wanjye ndamuzi, ntabwo yari umusamaritani mwiza. Nuko George ahanga rero yakomeje kurakara cyane. Nuko umusore atangira kuvuga ati wafashe umwanzuro wawe rero, fata buri kimwe cyawe ubundi uva hanga muri iyi nzu. Umukobwa atangira kumwinginga ati ndakwinginze. Atangira gufata amaguru y'uyu mugabo, vanga ntararakara mu musore nabi. Sara rero yaje guhaguruka, arangije ajya mu cyumba, afata utwe duke aradupakira ndetse afata n'utw'abana be. Nuko arangije arasohoka. Agisohoka hari abagore bari baraho ngaho babaturanye, batangiye kumuseka, batangiye kuvuga ati suriya ntago ari Sara. Nuko aba bagore baramubwira ati noneho twizere ko ubonye isomo. Abantu bahoraga bavuga ngo uri umubyeyi mwiza, ndetse bakavuga uburyo ngo abana bawe ngo bari perfect, ari abana beza. None se abana bawe bari he ngo bagufashira? Ntabwo rero ubu nguno no ushobora guhindura impumyi Papa Joe ngo kubera yuko umufungurira amaguru. Ese nuwe musaza none ugiye gusedusinga? Umwana w'umukobwa yararize cyane, ava aho ngaho atangira kugenda ataza hagana. Nuko rero tugarutse aha ngaha kuri rwa rugo rwa Papa Joe, ubwo Sara yaravuye aho ngaho hari umuntu waje kumureba. Nuko akigera aha ngaho uyu muntu waruje kureba Sara yahasanze umugabo. Umugabo aramuga ati n'umugore wanjye ndetse n'inzu yanjye, ushobora kubaza abaturanyi banjye. Wa musore George yaje kubeshya uyu musore waruzaniye ubutumwa uyu mukobwa Sara, aramubeshya ati n'umugore wanjye. Nuko wa musore arangije mu package yarazanye. Nuko uyu musore akiva aho ngaho George yahise afungura urugi, arangije afungura aka box. Muri aka box harimo envelope ebyiri. Envelope ya mbere yari irimo ibaruwa, ntabwo yigize ayifungura, ariko agifungura envelope ya kabiri George yahise yumirwa. Hari harimo ibihumbi by'amadolari. Ibi ngibi rero sabona yuko ari amafaranga yarazaniwe wa mugore Sara. Sara rero hagara kigenda ataza hagana, ananiwe cyane, afite inzara. Nuko rero ubwo yakomeje kugenda, ariko aza kwisanga ahantu ku rusengero. Nuko arangije yinjira muri rusengero, n'imbere harimo abantu bakiya barimo basenga. Sara yaje kwinjira mu hangaha ndetse afite ifoto. Arangije agenda yicara imbere, afunga amaso ye, ataravuga ijambo na rimwe. Sara yatangiye kurira, atangira gusenga Imana yinginga ati Nyagasani ndakwinginze rinda abana banjye. Ntabwo mu by'ukuri Sara yari yibabariye, ahubwo yari afite ubwoba bw'abana be. Sara yashaka kumenya byibuze abana be bamerewe bate. Nuko rero haje kuza umukobwa umwe amukoraho, aramubwira ati mama dushaka gufunga urusengero. Mu by'ukuri Sara ubwo yari arimo gusenga yaje kugwa agacu arasinzira ngo mu rusengero. Ahangaha rero uyu mukobwa yaramukangura aramubwira ati turashaka gufunga urusengero. Aho ngaho rero yahise akanguka, ariko nubwo yari akangutse bwari bwamaze kwira. Ariko wa mukobwa yari umukanguye yaje kubona yuko uyu mukobwa nubwo ari gusohoka mu rusengero atifuzaga kurusohokamo. Nuko rero ubwo bari bamaze gufunga urusengero, Sara yaje kwitegereza aho ngaho. Ubwo yari ari hanze y'urusengero nta muntu n'umwe wari uri aho ngaho, yahise yicara aho hafi aho ngaho kuri varanda. Arangije yegamira igikuta, afunga amaso ye, afata ya foto yari afite arayihobera. Nuko guhera uwo munsi iyo varanda y'urwo rusengero niho hahindutse ubuturo bw'uyu mukobwa Sara. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho, mbere y'uko bafungura urusengero, yitaga yitegura akava aho ngaho mbere y'uko nta muntu umubona. Yavaga aho ngaho akagenda akajya gushakisha akazi, ndetse ajya gushakisha icyo yabasha kurya.
rimwe na rimwe hari igihe yajyaga no gusabiriza ibyo kurya akabona bamuha, ndetse hari n'igihe yabwirirwaga akabura umuha. Ariko nubwo ubwo buzima yabunyuragamo bwose, yari yarisezeranyije yuko nta munsi n'umwe uzatambuka atinjiye mu rusengero ngo asenge. Nuko umunsi umwe Sarah ubwo yari gusengaga mu rusengero, wa mukobwa yaraje nanone aramukangura, ariko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Umwana yaraje amukoraho, aramubwira ati mama, ahangaha yamukozeho inshuro 3, ariko Sarah ntabwo yigeze akanguka. Mu by'ukuri umutwe we n'amaso ye yarameze nkaho yasinziriye, ariko Sarah ntabwo yarasinziriye. Nuko wa mwana w'umukobwa yahise agira ubwoba, ahamagara abandi, arababwira ati dushobora kuba dufite ikibazo ahangaha. Bagenzi bahise baza aho ngaho, batangiye kumubaza ati bigenze bite. Arababwira ati ntabwo mbizi, uyu mumama nari sanzwe mubona ahangaha, ariko sinzi ikibaye, gusa akunda kuza ahangaha gusenga. Nuko bahise rero bafata uyu Sarah, barangije bamujyana kwa muganga. Hashize umwanya mutoya Sarah bari kumukorera ibizamini, dogiteri yaje kuvuga yuko Sarah yararwaye umusonga bitewe no kuguma mu mbeho. Ndetse muganga ababwira yuko uyu mukobwa agomba kwitarwaho mbere yuko biba bibi. Nta muntu n'umwe wari uzi uwo ari we, ndetse nta n'umuntu bari bazi bahamagara wenda umuzi cyangwa se w'umuvandimwe we. Ndetse ikibazo cyari gikomeye cyane nuko Sarah yari akiri muri koma, atabasha kuvuga. Hashize iminsi 3, Joanna, umwana w'umukobwa wo kuri urwo rusengero, uyu ni wa mukobwa wabashije kubona Sarah, yaje kumva bimubabaje cyane uburyo nta buryo buhari bwo kugira ngo uyu mukobwa Sarah avurwe. Ahangaha rero yatangiye kumubiriza urusengero rwose kugira ngo bakore contribution babashe kubona amafaranga yo kuvuza Sarah, ariko n'amafaranga yatanzwe ari make cyane ku buryo atari kubasha kuvuza Sarah. Ko rero abadogiteri banze kuvura uyu mukobwa Sarah, baravuze bati amafaranga ni makeya, ntabwo ibitaro byacu bivurira aya mafaranga. Wa mwana w'umukobwa rero yaje kugira ikindi gitekerezo cyo gufata iyi situation ya Sarah akayishyira kuri social media, agasaba ubufasha. Iminsi yaratambutse, nta gisubizo kizima yari yabona, gusa yabonaga comment zo kumwihanganisha, ariko nta muntu yigeze abona byibuze umuzi cyangwa se ushaka kumufasha. Nuko hashize iminsi mikeya, haje kugaragara SUVs 3. Batunguwe no kubona Travis ndetse na Tracy basohoka mu modoka, bambaye neza, bambaye amashinete ahenze. Nuko Tracy agikubita amaso ku rugi ku muryango aho mama wabo yabaga, atangira kubaza musaza uti hariya nta muntu hari. Nuko umugore umwe wajya gukunda guseka Sarah, uyu mugore rero yaje gufata ikiganza cy'uyu mwana w'umukobwa wa Tracy, aramubwira ati mwana wanjye, hari ibintu byabaye byinshi nyuma yuko mugenda. Papa Joe yaje kwitaba Imana, umuhungu we George yaje kuza yirukana mama wanyu mu nzu. Travis ahangaha acyumva amagambo yatangiye kurira, atangiye kumubwira ati wowe wivuga ibyo bintu ntabwo bishoboka. Nuko haje kugaragara rero umusore aho ngaho, arangije afata telefone ye yereka abangabo ko ari babiri, aravuga ati ndifuza ko mwari ibi ngibi. Nuko Travis yafashe telefone, yahise amwereka post ya wa mwana w'umukobwa Joanna. Yahise abona ya post wa mwana w'umukobwa ku rusengero Joanna yari yapostinze, arimo ashakisha ubufasha, ashakisha umuntu wafasha Sarah. Travis ndetse na Tracy bahise bava aho ngaho birukanka cyane berekeza ku bitaro. Tracy yinjiye ahamagara mama, mam, ndetse n'amarira menshi cyane. Atangiye kumubwira ati mama mbabarire cyane, twakagombye kuba twaragarutse kare. Tracy yararize ahobera mama we cyane. Nuko muganga arababwira ati kugira ngo tuvure uyu mumama birahenze cyane. Nuko ubwo dogiteri ari kuvuga amagambo, wa muhungu yahise avuga ati wowe ukora akazi kawe, ibyo amafaranga ubyihorere. Ahangaha Travis yaragize umujinya cyane, atabasha kwikontrola. Ese ni gute mushobora kuba abantu b'inyamaswa gutyo
ni gute mushobora kureka umuntu agapfa muri ubu buryo? Nihagira ikintu kiba kuri mama wanjye, ibi bitaro ndetse n'ibikoresho byanyu byose n'ibintu byanyu byose ndahita mbishyira hasi. Ko rero dogiteri yahise atangira kwita kuri Sarah. Nuko uyu mwana w'umukobwa Tracy yabwiye musaza we ati, Travis, niharamuka hari ikintu kibaye kuri mama wanjye ntabwo nzigera nibabarira. Ahangaha rero abadogiteri bitaye kuri mama wabo, treatment yaje kugenda neza, ariko Sarah ntabwo yaje kumera neza, yari akifite ibibazo byo mu mutwe, nta kintu kibi cyari kuzamubaho. Hashize akanya gatoya ikiganza cya Sarah gitangira kunyeganyega, arangije afata umukobwa we Tracy. Travis arangije ahamagara mama we ati, mama. Sarah arangije afungura amaso gake gake, arangije araseka. Bose uko ari babiri bahobeye mama wabo, batangira kurira, barira amarira y'ibyishimo. Nuko bitegereza mama wabo, baramubwira ati, mama, utubabarire. Sarah nawe ntabwo yabasha guhagarika amarira, ariko yirengagije uburyo atarameze neza. Arangije n'ibiganza bye afata abana be, arababwira ati, nshimiye Imana kuba ibangaruriye. Nuko nyuma y'icyumweru Sarah yari yamaze kuba muzima ameze neza. Ahangaha rero Sarah yaje gukiramira neza, ndetse atangira kuganira n'abana be cyane, atangira kubabwira buri kimwe cyose, ndetse nabo bamubwira buri kimwe cyose uko cyagenze, ndetse batangira kumusobanurira impamvu telefone zabo zavuyeho. Baramubwira bati, manager wacu yaje kudutwara telefone zacu, ndetse n'amafaranga yose bari barakoreye yarayajyanye. Ubwo rero nibwo polisi yaje kumufata. Ubwo rero Tracy yaje kumubaza ibyerekeye n'agapackage yaba bamwoherereje. Sarah ntabwo arazi amakuru y'iyo package, ariko arababwira ati, byanze bikunze uriya mugabo George ashobora kuba yarayifashe. Sarah yababwiye uburyo papa Joe wa musaza yitabye Imana. Nuko umunsi rero umwe nyuma y'uko Sarah avuye mu bitaro, Travis yaje gufata mama we ndetse na sister we abajyana mu rugo rwabo. Yaje kubafata berekeza ku nzu Sarah atatekerezaga yuko iyi nzu yabiye. Sarah akigera imbere y'inzu mansion nini cyane, yabajije abana bati, mwabana mwe niki turi gukora ahangaha? Iyi nzu yari nini cyane kandi yari nziza, ndetse imbere y'iyo nzu hari imodoka nziza cyane ziparitsemo. Nuko Tracy arangije aramubwira ati, ahangaha ni mu rugo mama. Ibi ngiye mubwiye ari guseka. Ahangaha mu nzu mo imbere hari hatangaje, hari ibwami, buri kimwe cyose cyari kirimo cyari zahabu, harimo intebe zihenze, harimo buri kimwe cyose gihenze. Travis arangije aramubwira ati, mama, ntabirenze, iki nicyo gihe cyawe, hari byinshi twanyuzemo byatubabaje. Ahangaha rero nicyo gihe kugira ngo byibagirwe, ahubwo witegereza gatoya. Travis yamubwiye amagambo, arangije arazamuka ajya upstairs. Sarah ahangaha yaragitungurwa, yari atabyumva neza ibiri kumubaho. Nuko abaza umukobwa ati, ese nicyo kijya mbere ahangaha? Umukobwa aramubwira ati, mama, wowe tegereza urabibona. Nuko hashize akanya gatoya, nuko wa muhungu we yaje kugaruka afite urupapuro, arangije aruhereza mama we. Ko Sarah arangije ararufungura, arareba. Abana baramubwira ati, mama, ino nzu turayiguhaye ni yawe, kandi tuguhaye izindi nzu 3 mu wundi mujyi. Izi nzu uko ari 3 ziracyubakwa, amamodoka nayo ni yawe. Sarah yararize, ananirwa kwikontorora. Sarah arambwira ati, bana banjye, ibi ngibi birarenze, ese niki nabakoreye cyatuma mukora ibi ngibi? Nta birenze nakoze. Nuko Travis ndetse na Tracy barangije baramuhobera, baramubwira ati, warakoze kuba mama mwiza. Sarah rero nyuma yaje gufata babana abajyana ku gituro
nuko rero ubwo Tracy ndetse na Travis bari ahangaha ku gituro, Sara yitegereje hejuru mu kirere. Ahangaha hari nimugoroba, arangije araseka, atangira kurira amarira menshi. Aravuga ati nifuzaga yuko wakagombye kuba uri hano ngo urebe baba marayika, ariko muri ako kanya ari kurira yahise yanagura amarira. Aravuga ati nizere ko wishimye aho uri hose, nzahora mbitaho ku bwawe. Yarongeye asezeranya mama w'aba bana ko azabitaho igihe cyose akiriho. Nuko muri ako kanya telefone yahise isona, nuko arangije arayitaba. Akiyitaba yumva umuntu aramubaje ati se Sara, amakuru meze ute? Sara yaracecetsemo gakeya, ariko yumvise ijwi arizi. Yumvaga ijwi arizi mu myaka ishize myinshi cyane. Nuko uwo muntu aramubwira ati dukeneye kuvugana ku byerekeye abuzukuru banjye. Ahangaha Sara yahise atungurwa. Ahangaha umuntu wari umuhamagaye ni nyirakuru w'aba bana, mama wa Sandra. Sara rero yatangiye kwibaza ni ukubera iki. Se ni ukubera iki uyu mukecuru atangiye gushakisha aba bana Tracy ndetse na Travis. Nuko Sara rero yaje kuva aho ngaho iruhande rw'aba bana, asa nk'abahunzeho gatoya. Nuko arangije abaza wa mukecuru ati urashaka iki? Aramaze ati se ntabwo amagambo umugabo wawe yavuze wayumvise? Wowe ubwawe wabise ibinyendaro, none ubu ngubu babaye abuzukuru bawe gute? Wibutse ko ari abuzukuru bawe kubera yuko Imana yabahaye umugisha. Ubu rero none urashaka ko ushaka kubungukiramo kubera yuko bamaze guhabwa umugisha. Aya magambo Sara yabajije n'uburakari bwinshi, ndetse ntabwo yabashaga kwikondorora. Nuko wa mukecuru yatangiye kurakara, atangiye kuvuga ati Sara, ntabwo wagombye kumvugisha gutyo. Aba bana ufite aho ngaho nta kintu umufana. Abo bana bagarure hano cyangwa se gukurikirane. Nuko Sara arangije avuga ati nzaba ngutegereje uzaze, ariko nagira ngo umenye ibi ngibi, kereka nimba napfuye nta muntu n'umwe nzigera nemera yuko yegera bano bana. Nuko rero ubwo yaragarutse aho ngaho, abana bahise bamubaza batese mama, ubu ngubu yari nyogokuru? Sara yahise atungurwa, umutima utangiye gutera cyane. Mu by'ukuri Sara ntabwo yarazi aho yahera aya mateka. Aba bana bari bataramenya ikintu na kimwe, bari bazi ko ari mama wabo. Arangije arabitegereza. Nuko rero ahangaha yatangiye gutekereza ko yababwiza ukuri kubera yuko nabo bari bamaze gukura, bari bakeneye kumenya mama wabo nyawe n'uwuhe. Nuko yarabegereye, arangije afata ibiganza byabo, aravuga ati mureke tujye mu rugo, ndaza kubabwira buri kimwe cyose. Ko baramubwira ati mama, ntabwo ari byiza ko waduhisha ukuri. Baramubwira ati turabizi ntabwo uri mama wacu nyawe. Uyu ni Travis wari ubivuze. Sara ahangaha yahise atungurwa, ndetse baramubwira bati ibyo bintu turabizi kandi turabyemera, tumeze neza nta kibazo. Baramubwira bati ntacyo bivuze uwo ari we wese waba waratubyaye, turabizi neza ko ari wowe watumye tubaho, ndetse wabikoze igihe nta muntu n'umwe wifuzaga kubikora. Nuko Sara arababaza ati se mwabimenye mute? Nuko abana baramubwira bati twarabyumvise rimwe urimo biganira na Papa Joe mu rugo. Ahangaha Sara yumvise yigaye kuba abana baragiye bazi ukuri atabashije kubabwira. Nuko Sara arangije arabwira ati mumbabarire kuba ntarabibabwiye. Arabwira ati ndabizi mushobora kuba mwarandakariye, ndetse arabwira ati ndabizi neza ko ari uburenganzira bwanyu ko mumenya. Abana baramubwira ati wowe na Papa Joe ni mwebwe bavandimwe bacu, ni mwebwe umuryango wacu. Igihe buri umwe wese yari yatwirukanye mwahagaze iruhande rwacu. Rero twebwe ntabwo twitaye ku muntu wari we wese wundi,
umuntu wari wese ushaka kugaragaza ko ari amaraso yacu ntago tumwitayeho. Aya magambo ni Tracy wayavuze. Sarah arangije areba Travis nuko arabahobera arababwira ati ndabakunda cyane. Nuko abana nabo mu marira menshi baramubwira ati mama natwe turagukunda. Baramubwira ati wabaye mama mwiza ndetse uzahora mama mwiza ibihe byose. Sarah arangije araseka arongera arabahobera. Abangaba rero uko ari babiri yarangiye bakuze umuryango, byarangiye aba bana bemeye uko ari mama wabo, ntago bakeneye kumenya ngo nyirakuru cyangwa sekuru. Bahisemo yuko uyu mumama, uyu mubyeyi wari warabitangiye, uyu mama wari wabonye yuko bakeneye ubufasha, uyu mumama wigomwe buri kimwe cyose, akigomwa umugabo we, akigomwa kubyara abandi bana, ahubwo akabitaho akabarera. Bahisemo yuko ari ugomba kuba mama wabo. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo gira neza wigendere uzayisanga imbere. Ese iyi nkuru tumaze kumva ishobora kuba koko ari iganisha? Ngewe ku bwanjye inkuru ari somo nakuyemo rikomeye cyane, nawe nizere ko ari ryo wakuyemo. Reka duhurire muri comment section umbwire ese iyi nkuru yakwigishije iki, kandi nimba koko iyi nkuru wayikunze yisharinge mugenzi wawe, yishyire kuri site ya WhatsApp, yishyire muri group kugira ngo n'abandi nabo bigire ku nkuru nk'iyi ngiyi. Nawe mushyashya ndakwakiriye, nimba utarakora subscribe kanda subscribe, none urebe n'ahantu hari inzogera ukandeho kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe nshyizeho iyindi nkuru. Ndabashimiye mwese rero mwe mwabanye nanjye, mwakoze guhitamo Behind Words Series. Nawe ubutaha, ciao ciao.